Yes, twongeye kubaha ikaze kuri Rukumbi TV. Wowe ukihagera bwa mbere kanda subscribe, hanyuma niba ubusanzwe uri mu muryango mugari wa Rukumbi TV uruwa agaciro cyane. Hanyuma mureke tubane kuri uyu munsi, tubafitiye inkuru zitwika. Tubazaniye showbiz nyarwanda, tubazaniye abagabo. Hano dufite urutonde rw'abagabo batanu ba mbere badacana uwaka muri iyi showbiz yo mu Rwanda. Abo bagabo badacana uwaka muri iyi showbiz yo mu Rwanda harimo abagabo, harimo abakobwa, harimo abasore, harimo ingeri nyinshi zitandukanye. Hanyuma uru rutonde rwacu rukaba ruyobowe n'abagabo babiri b'inkorokoro baza ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu mu bahanzi batacana uwaka cyangwa batabanye neza. Urutonde rwacu ruyobowe n'umugabo bita The Ben na Bruce Melody. Ngira ngo murabiza aba bagabo bagakozanyijeho, bagakojejeho mu minsi yashize, nko mu myaka hafi nk'ibiri ishize, bitewe na proje bagiranye. Bari bafitanye proje, bari bagiye gukorana, hanyuma biza kurangira buri wese atabashije guhuza n'undi. Hanyuma birangira umwe ashinja undi ubunebwe. Bruce Melody akajya avuga ko The Ben ari umunebwe. The Ben ni umunebwe, uriya mugabo ni umunebwe, ntabwo yita ku kazi, akunze kugoterwa mu bintu by'imikino. Hanyuma babaza The Ben nawe batese ibyo Bruce Melody yavuze wowe ubivugaho iki, wowe wamusubiza iki? Ati je ntago njya nsubiza abantu nka bariya, ntabwo bariya ntago njya mbitaho, sinjya mbaha agaciro, ntago njya mbaha umwanya wanjye. Aho ni ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'abahanzi badacana uwaka muri iyi showbiz yo mu Rwanda. Ku mwanya wa kane tuhafite umugabo w'umuraperi bita Ama-G The Black. Ama-G The Black n'umugabo bita Philipita. Aba ni abagabo bazwi cyane muri iyi showbiz yo mu Rwanda, bakomeye, bafite izina rikomeye riremereye cyane. Hanyuma aba bagabo rero baza kuba batarebana neza, barebana iry'ingwe, hahandi usanga buri wese bya bindi bavuga mu Kinyarwanda ngo aho umwe yaca undi yahacisha umuriro. Uyu mugabo rero Ama-G The Black na Philipita ntabwo bacana uwaka. Ama-G The Black avuga ko Philipita ari umunyamuru, ari umunyarunwa, ari umunyamunwa, ari umunyamagambo, agira amatiku. Byatewe nuko Ama-G The Black yamaze kuririzinga indirimbo, amaze gusohora indirimbo nshyashya, ayijyana kuri iriya televiziyo uriya mugabo Philipita akoraho, agiye kuyironshinga. Hanyuma nkaho bamuhaye umwanya ngo avuge ikimuzanye, avuge kuri proje ye y'indirimbo ye nshyashya, Philipita atangira kumushyira mu matiku ye no gutandukana n'umugore we. Mu matiku ya Ama-G The Black n'umugore we atangira kuba ari byo amubazaho, kandi Ama-G The Black we yari yaje azanye indirimbo nshyashya, aje kuyironshinga. Hanyuma nkaho yamuhaye umwanya amubaza ati indirimbo yawe, proje yawe bimeze gute? Murabizi uko umuntu aba yakoze igihangano cye kimuvunnye, kandi n'uburyo aba ashaka kugipromotinga. Icyo rero ntabwo ari cyo bamukoreye, ahubwo uyu mugabo Philipita yahise atangira kumuzana mu bibazo by'urugo rwe, uburyo yatandukanye n'umugore we, ibyo bapfuye, uko byagenze. Hanyuma Ama-G The Black ati ntabwo icyo ari cyo cyari kinjyanye, ntabwo icyo ngicyo ari cyo naringamije. So bituma rero aba bagabo bayoboye uru rutonde rw'abahanzi badacana uwaka muri showbiz yo mu Rwanda baza ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umusore bita Yampano n'umukobwa bita Marina. Aba bantu nabo ntago bacana uwaka. Muti kubera iki? Bakora bose abenshi bagenda bituruka kuri proje bagenda bakorana, bigatuma izo proje zizana ibibazo, batumvikana neza ku kijyanye n'imikorere n'imerangirize y'izo proje z'indirimbo zabo. Uyu mugabo rero Yampano na Marina
baje kuba bapfa indirimbo basohoye, indirimbo bamaze kuyisohora ntibabyumvikanaho, indirimbo iza no gusibwa, isibwa kuri channel y'uyu mugabo ya Mpano, kandi isibwa na Marina na management ye babifatanyije, basiba indirimbo kuri YouTube channel ya Mpano. Bituma rero aba bantu uko ari babiri, ya Mpano na Marina, batarebana neza. Ubu tuvugana ntabwo bacana uwaka, hahandi usanga ya Mpano we yivugira ati uriya mubyeyi ni shitani. Uriya mubyeyi ni daimoni kabisa. Hanyuma bituma Marina nawe na management ye banyura ku ruhande, nawe baravuga bati uriya mugabo twashatse kumufasha, twashatse kumusapotinga bitewe nuko ubushobozi bwe bwari buke. Hanyuma nawe ntiyabyumva neza, twashaka ko akora projet nzima, akora amashusho meza agaragara ameze neza atanga umusaruro, hanyuma uriya mugabo biramunanira. Ubwo rero bituma aba bantu babiri baza bayoboye uru rutonde rw'abahanzi batanu badacana uwaka muri showbiz yo mu Rwanda, baza ku mwanya wa gatatu. Twihuse cyane rero, ku mwanya wa kabiri haragaruka undi mugabo, nako haragarukamo Ama-G The Black again. Ama-G The Black agarutse ku mwanya wa kabiri mu bahanzi badacana uwaka, aho Ama-G The Black adacana uwaka n'umugabo bita Bruce Melody. Bruce Melody agarutsemo kabiri, murabyibuka kwa The Ben. Ama-G The Black agarutsemo kabiri, murabyibuka kwa Philipita. Hanyuma bitumye rero Ama-G The Black na Bruce Melody baza ku rutonde rw'abahanzi ku mwanya wa kabiri rw'abahanzi badacana uwaka muri showbiz yo mu Rwanda. Ngira ngo murabizi Ama-G The Black ni umuraperi mwiza, ni umuraperi ufite izina, ni umuraperi uzi kurapa, ufite n'ibindi bikorwa bindi. Bruce Melody nawe ni umuraperi, ni umuririmbyi mwiza, ni umuhanzi mwiza, ni umusitari umaze gukora izina riremereye kuri uru rwego rwa Afurika no ku rwego rw'isi, ntabwo nabishidikanyaho. Ariko ntabwo acana uwaka n'umugabo bita Ama-G The Black, kandi iyi bifu yabo ni ya kera. Ni ya kera nuko twe tutayimenye wenda ngo isohoke ijya hagaragara. Ariko Bruce Melody yari umuproducer wa Ama-G The Black muri studio ye, ni mu myaka yashize. Bruce Melody agitangira kwinjira mu muziki yabanje kuba producer muri studio wa Ama-G The Black. Hanyuma Bruce Melody agenda hasoringa aza kugenda azamuka, biza no kurangira Ama-G The Black amwirukanye muri studio ye. Ni kera Bruce Melody nyine muramubona ukuntu yari ameze, yarata ubu yabaye, ubu ni boss asigaye yicarana n'abakomeye. Ariko mu ibyo bihe yari underground nkuko bigaragara, nkuko tunabizi. Hanyuma biza kutagenda neza rero, Ama-G The Black amwirukana muri studio ye. Hanyuma Bruce Melody agenda ashakira ku ruhande. Hanyuma bari ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'abahanzi badacana uwaka. Hanyuma wakwibaza uti ku mwanya wa mbere harinde? Ku mwanya wa mbere hari umugabo bita Riderman n'umugabo bita Neg-G The General. Neg-G The General mu bahanzi badacana uwaka muri showbiz yo mu Rwanda. Ngira ngo iyi bifu ya Riderman na Ama-G The Black yatangiye kera bakiri kumwe mu itsinda ryitwa UTP Soldiers. Hanyuma aba bagabo ni nabo bari bakizigenza muri ririya tsinda, nibo bari bayoboye, ni nabo bari bafite izina rikomeye, nibo bumvikanaga cyane, ni nabo twari tuzi, ntago abandi twakunze kugenda tubamenya, ariko bari barimo ari benshi. Ariko Riderman na Neg-G nibo bari bayoboye rino tsinda.
hanyuma rero baza gushwanira muri iri tsinda rya UTP Soldiers, bapfuye yuko nyine batahuzaga, buri wese yumvaga ko ari ukomeye n'undi akumva ko ari ukomeye. Hanyuma biza kurangira Riderman yirukanye Neg G mu itsinda. Haje no gushira iminsi Riderman nawe arivamo, itsinda riba risenyutse gutyo. Ubwo ngubwo biza kurangira aba bagabo bakomeje kugirana bifu itoroshye kugeza na n'uyu munsi. Ngira ngo murabizi hari indirimbo Neg G aherutse kuririmbamo yari huriwemo n'abaraperi benshi, barimo ba Green P, barimo ba White Monk, barimo ba Racine, benshi cyane, aho Neg G yaje kugaragara muri vasi yiwe yazamuye urutoki rwa Musumba zose. Ngira ngo ababizi murabizi icyo rwa rutoki ruba rushatse kuvuga. Hanyuma umugabo Riderman nawe ntiyaripfana, ahita ajya kuri Twitter ye cyangwa se kuri X, ahita yihaniza. Neg G aramubwira ati muvandimwe ko wangenzeho kenshi, wangenzeho kera, ariko aho bigeze stop, hagararira aho ngaho, ugabanye ibyo ngibyo, ushaka ibindi bintu ukora, hanyuma ukure Riderman mu mutwe wawe, aho hari ku mwanya wa mbere w'abahanzi badacana uwaka muri showbiz yo mu Rwanda. Ngayo nguko rero ibyaba ba star bacu bizarangira bite. Cyo kora amahirwe tugira nuko mu Rwanda ho nta ushobora kuba yagirira undi nabi, nubwo kuri beef ya Rider ya Prito ya Deben na Bruce Melody ho harimo ubwoba yuko umwe ashobora kuba yagira undi nabi, ariko mu Rwanda ntago bibaho. Mu Rwanda ntago ibyo ngibyo bishoboka, ariko ari muri bya bihugu byo hanze igipfunsi kiravuga n'isasu riravuga, mugira ngo murabizi. Ariko mu Rwanda ho babirangiriza mu ndirimbo zabo, babirangiriza muri show zabo, bikarangira natwe tugiye tubikurikirana gahoro gahoro. Ngiyo yonga ko rero urutonde rwacu rw'abahanzi badacana uwaka ni urwo ngurwo. Iyi ni Rukumbi TV, kanda subscribe ukande no kuri like niba wakunze iyi video, uyisangize n'abandi. Ibiganiro byacu na ama episode hanyuma nakagaruka. Ciao, turabakunda cyane.